hari ibintu byinshi byabaye kuri uyu munsi mu by'ukuri, ariko uyu munsi ni n'umunsi Tchad yizihiza ubwigenge ku wa 11 y'ukwezi kwa munani muri 60 Tchad yabonye ubwigenge. Ni story ndende nabo ntabwo biba biboroheye. Icyo gihe Tchad yabaga mu ruhererekane rw'ibihugu bikonezwa n'abafaransa, babyitanga ngo ni Afrique Équatoriale Française cyangwa se French Equatorial Africa. Mbese ni igice kiri hariya kiri aho kigenzurwa cya Afurika kigenzurwa cy'abafaransa, niko twavuga. Tchad rero yari yarakoronijwe n'abafaransa, ubwo uyu munsi babona ubwigenge mu by'ukuri yarashize imyaka 60 bakoronizwa, kuko ubukoloni bw'abafaransa muri Tchad bwatangiye mu 1900, imyaka myinshi cyane. Ubu tuvugana Tchad nibwo irimo yuzuza igihe kingana n'icyo yakoronijwe yigenga, niba ariko twavuga. Mbese yuje imyaka 65, yakoronijwe imyaka 60. Kugira ngo abafaransa bakolonize Tchad nabyo byaciye mu ntambara ikomeye cyane yamenye amaraso, intambara yiswe ya Kuseri. Abanyamateka barayizi ya Kuseri. Ni intambara ikomeye cyane, biza kurangira abafaransa barushije abantu baba migakondo muri biriya bice bo muri Rabin, babarusha imbaraga, barabakoloniza. Biza kurangira myaka 60 nibwo babonye ubwigenge. Ntabwo muri 900 isi bakoloni yuzuye, cyakora nyuma y'imyaka 20 mu 1920 noneho abafaransa baravuga bati muhame hamwe tubakolonize, induru zivuge, ubu noneho mubaye koloni yacu. Impamvu mvuga ngo ntiyabaye koloni byuzuye no kubera iki? No kubera ko mu 1920 icyitwa SDN, no kuvuga umuryango, naho ni nk'umuryango w'abibumbye, uretse ko bititwaga Loni, bitwaga SDN nyine, Société des Nations. Icyo gihe yari maze imyaka 6 iri operational, ikora akazi kayo. Niyo rero yaje gutanga imirongo ngenderwaho y'ukuntu ibihugu bigomba gukoloniza. Baravuga ati yego murabakoloniza, ariko nimukoresha ubu buryo. Noneho ibihugu bigenda binashyira ahagaragara amakoloni yabyo, atari uko igihugu gikora ibyo cyishakiye gusa. Mu by'ukuri muri icyo gihe nibwo mu 1920 Tchad yabaye igihugu gikolonizwa. Ntiyakolonizwa yonyine, ikolonizanywa muri icyo gihe na n'ibindi bihugu birimo za Congo Brazzaville, za Gabon, byari byinshi, muri za Guinée Equatoriale, byari ibihugu byinshi cyane bijya mu gatebo kamwe byose. Nyuma y'intambara kabiri y'isi yose, Tchad itangira kugerageza kubona ubwigenge, abantu batangira kubyara imitwe irwanya abafaransa, biranakomera cyane muri za 1958. Icyo gihe haba amatora umuntu yakwita nk'aya yari afite icyerekezo cya politiki, abantu barimo bareba niba nibura Tchad yabona ubwigenge bucagase, ibyo bitaga autonomy. Cyakora bisa naho itangiye ibintu bimwe bihindutse, kuko icyo gihe Tchad yanagiye muri Communauté Française, ariko kera kabaye muri 60 ibona ubwigenge. Ubwo rero harimo intambwe ndende cyane, harimo ibintu birebire, ariko muri 60 mu by'ukuri nibwo Tchad yabonye ubwigenge.